Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Madamu First Lady, nge ndasita Commissioner of Police kora dupagase Auguste Jarud, nkaba navukiye mu cyahoze ari komine Karago aho bitaga mu Kazu mu kwezi kwa 12/38. Amashuri abanza nayize iwacu Imihungwe, ayisumbuye nyiga muri groupe scolaire de la Salle do Byumba kwa Manswe. Kubera ko navukaga mu karere gaturukamo Habyarimana Juvenal, byari hame ko je nagombaga kujya muri SM École Supérieure Militaire, n'ishuri kuri rya gisirikare. Ibizame twayikoze mu kwezi kwa 7 byamaraga icyumweru, ubwo ni barabemerewe cyangwa se ni barabatsinze twarategereje, ariko nje byari hame tariki 2 z'ukwa 9 1991 nahise nza gutangira tuja muri SM tutangira amasomo ya gisirikare. Twiza amasomo ya gisirikare gusa kuko SM yari imyaka 4, ariko kubera urugamba rwari rukomeye twagomba kwiga amasomo ya gisirikare gusa, ibindi bikazaza nyuma. Twayize umwaka urenga turangiza mu kwezi kwa 12, ariko muri mezi hari amezi 2 y'Abafaransa, abakomando b'Abafaransa baje kutwigisha ubukomando bitwa commando d'armée, détachement d'assistance militaire et instruction, bivuze ngo ni itsinda ry'ubufasha bwa gisirikare n'amahugurwa. Ubwo nagiye gukora mu karere k'imigwano k'Umutara, mfite ipeti rya jida, nja mu bati wa 3 ya Muvumba, yari komeye cyane. Ubwo yo batari ifite za position ziri hari aho zari komine Muvumba, ukamanuka mu soko rya Rukomo ariko kuri position ya Para ari kwireba, ugakomeza école primaire ya yitwaga Ruhondo Rutongo, ugakomeza no kushamba rya Nshekarije. Ubwo ngubwo twaragwanye cyane ibyo ntambisubiramo. Nabonye ipeti rya Suriyoto na tariki ya 1 kwa 1994. Bato yacu hagati ya Muvumba, ubwo umukuru w'igihugu Habyarimana Juvenal yahanukwaga, ibato yacu ari muri reserve iri igabiro, ariko ifitiye kompanyi imwe iri hari ya Kabarore muri amisozi ya Nyakayaga, nanjye nto narindi. Ubwo sizifaya zarahagaze, ni Rwanda ngera tangira inyenzi inkotanyi za kubyera vitayo ma access zose mu Mutara, abari kuri front bari imbere kuri shadow bataille, byaye ngombwa hari amabato nkane yose byarangiriyeho yagombaga gushaka uko avamo. Yavuyemo nibyo nagenganira n'abagenerali bamwe n'abakomiseri bamwe, twakoze ro prix general nkabakanira nzababwiraho nakore ro prix general. Ubwo bari rukanse ko biruka baje Kigali, ibato yacu ya Muvumba, ubwo twasiye turwana combat retardataire na ro prix tactique. Ubwo afanye hano arabizi aho ngaho za Nyakayaga, tukamanuka tukaza hari ya Kizigura arabizi imvura iri kugwa, tukakomeza tukagera hari ya Kayonza nabwo kuri kiliziya ya Mukarange, nabyo arabizi uko byari bimeze. Ubwo twarakomeze tugera hari Musha, niho naje kurasigwa, ubwo nja kuvurirwa i Kanombe, ariko mba muri SM. Muri SM byari bimeze nabi cyane, hari imbunda yaturasaga niba yaraturukaga mu bice bya za Bumbogo, yaratuje amahoro ara mu mujyi. Byabaye ngombwa ko nza gushaka muganga ngo nisubirire ku rugamba, kuko nabonaga binkomereye ndaho ngaho meze nk'umusivili. Ico gihe noneho ubwo ndi muri SM, abasirikari inzira bwoba natwe dufite ingenga bitekerezo ivuga ko umwanzi ari umututsi. Ntabwo ari umututsi twagwanaga gusuri hanze, ahubwo n'umututsi bwa mu gihugu ari umwanzi wacu. Iyo ngenge twari twifitiye iyo ngenga bitekerezo. Naje gusubira ku rugamba, ibato yacu ya 3 ya Muvumba bwari iri vite position inyamirambo hari akumumena, ukamanuka za Biryogo no kuri Resedo Kigali. Yari intambara mu mazu yari komeye.
ubwo ngewe niri kuri position iri munsi ya kiriya kibuga Kiyovu yakuragaho amagurwa mujya munsi, ubwo inyezi inkotanyi zari zarafashe point strategique ya Rebero, nawe murebe uri Rebero ukareba ni Kigali hose uha control. Ubwo twabanye intambara yo mumazi aho ngaho, elema avance z'inyenzi, ubwo ntangana nazo aho mu mazu mbese muri amazu yantuza kuko ntara ku musigiti bitwa Kadafi barafitemo imbundi yadasagaho buri kanya irambuje amahoro. Nk'umuntu wari warize iby'intambara nari ndi officier, nabonaga ko twanatsinzwe, ni namaze kwibonera ko nashobora kwibwira abasirikari banjye kuko amasasu menshi twakoreshaga intambara zo mu mazu mugomba gukoresha za grenade nyinshi. Twakoreshaga grenade zakuwa no mu majoro witwagwa izina geragibwa ndibuka nagibuka niba dukoraga za grenade twakoreshaga mu mazu aho ngaho, bigaragara ko twe twamaze gutsindwa nta n'amasasu dufite. Kandi none umujyi wose wari entouré par l'ennemi, ubwo nuvuga ko inyenzi ziri zambaze kudushyira hagati dusiganye ka plateau gusa. N'imbunda zacu za rutura zarasaga muri CND zari zamaze kuba neutraliser et anéantir par l'ennemi, ubwo zaravuye noneho runda zirahunga zikomeza zerekeza za Gisenyi no muri Zaire. Ndetse na guverinoma y'abatabazi yiramaze kuva imurambi komeza za Kibihekana aho ngo muri Karago zikomeza muri Zaire. Tariki 3 z'ukwa karindwi twakoze inama muri ka Kigali yowe na General Kabirigi, aratubwira ati désolé, ubu ngubu tugomba kuva Kigali, tugomba kwita tugahunga tukomeza Zaire, kandi n'abaturage bose tugomba kubatwara. Ubwo nahawe na mission principale ni kompanyi nari mfite ko ari nje ugomba mu masatu y'ijoro ugomba kuja imbere, hanyura ubwo nkava hari muri sedo umuntu uza narindi hari ya Kumena, nkamanuka Kimisagara, Nyabugogo, Giti Kinyoni, nkagenda no ku kiraro cya Nyabarongo kugira ngo abaturage bambuke neza mbese nta kibagoye. Ariko ubwo dukora iyo nama saa 9 inyenzi zamaze gufata runda, ngiye ntawe nongeye kumenya sinzaho nagiye muri cano nagiyemo, sinakurikira amabwiriza yatanzwe ne sinakurikira ngendera kuri andi ambere. Je naragiye naho n'abaturage bava ahubwo Giti Kinyoni bava kuri ruri bagaruka bati murajya hehe ko inyenzi zafashe hariya. Je nta matwi nabahaga ko nefite mission principale bampaye. Nageze kuri riba ubwo umwanzi nyine yarari hariya iruyenzi, mitrailleuses zitunze hari urabona ni kuntu hameze zitunze mbese ura muhanda urabona uri ku ruyenzi hariya urasa kuri riba neza kuri kira kiraro ni n'ahantu mbese haringaniye. Cyakina agomba gukora ko nenzi kandi ngomba kuvura itinerere ngabandi batambuke, kandi yari passage obligé nta rugomba kunyura ari ngombwa, nta kundi wakuru ugomba kwanyura. Ubwo narise cyane naragwanye nda resista, ndagwana cyane ibya pratique bivamo, niga none nsubira muri teo nk'umusirikare ariko officier ibyo nize nibiki. Tekereza ko hari protection mutuelle nagomba nize nayo, ubwo niyo nakoresheje kubwa amahirwe ndahanyura ndambuka, tugeze hakujya ubwo twagomba kata iburyo tugenda dukurikiye Nyabarongo. Saa 11 saa 10 nibwo nagiye kwa butangiye guca mbona hakujya noneho abandi bose bahinduye banyura mu Nzove, nanjye nibwo narebye mbona hakujya mbese ababirebaga bari tariki enye bari bahari mwabonye ko byari bimeze. Aho niho nagiye mbwira aba generali n'abakomiseri kandi nakorewe prix general, kuko ubwo nahise ngenda kugera ku tariki ya 17 z'ukwa karindwi saa 11:45 nibwo nambutse Grande Barriere, ubwo na la Corniche, ubwo nambutse muri Kongo, nahise mvuga ko mbaye impunzi yari Zaire yabaye Kongo ubungubu. Hari mbwirwa ruhame zavuga ko tugomba kujya Gatindo ukomeza Rugunga. Twageze yo turongera turiyubaka, dushiraho gushira indi mitwe, dushira n'umutwe ukomeye witwa CRAP, n'umutwe wigenga CRAP ni Commando de Recherche d'Action Profondeur, n'umutwe w'intasi ukora imirwano inyuma y'umwanzi. Nanjye nona ndimo ico gihe wayobowe na current Commissioner General CG Evariste Murenzi, ico gihe ari kapiteni.
kubera imikoranire yari hagati ya Mobutu Seko na Nyangoma wayoboraga CNDD-FDD y'u Burundi ndetse na Itamajoro yacu iri mu buhungiro, byaye ngombwa ko dufata turi abasirikare batandatu cyowe na Colonel Gasarabwe n'abasiriyota na batatu ndimo, harimo na Jida na Sergeant Major. Twagiye mu Burundi gufasha abasirikare b'Abanyangoma kubigisha igisirikare. Ordre twayihawe no ari Colonel warakabije, aduha mission bien détaillée, concise, précise ibyo tugiye gukorayo. Twanyuze mu Kivu turagenda Bukavu, twamara iminsi 3 turakomeza Uvira, tugerageza kwambuka kiriya kiba cya Rusizi bitugoye, ari n'uruzi rwa Rusizi. Dufata mu ntara ya Cibitoke, turakomeza mu ntara ya Bubanza, tugera muri Bujumbura rirari. Twakiriwe na Colonel Ndayikingurukiye, yari chef d'état-major wa CNDD-FDD ruhande rw'igisirikare. Yaduhaye ku mutekano umeze mu Burundi, yarazi kituzanye n'abantu bari biteguye, natwe dutangira kwigisha. Ajida na Sergeant Major bigishije iby'imbunda kuva ku muntu kugera kuri, bafite n'imbunda zikomeye, barafite na kanosaro kiri bazure twita require sahari simbizi. Bwo barabigishe twigisha tactique kuva ku platoon igizwe n'abasirikare bangahe, iba renforce de force bigenze gute, icompagnie igizwe na platoon zingahe, ifite element d'appui inganite, ibatayo igizwe n'amakoyi angahe, element d'appui yayo inganite. Ibyo twishiye byose twakoraga na pratique. Twagiye kuwana mu uruganda rw'icyayi twateye niba cyeza ashobora kuri ko gwitwa ni mu Bujumbura mu mujyi, ariko muri Bujumbura rirari. Twakoze za raid nyinshi cyane, dukora za ambush ambiscade, dukora na sabotage. Amezi 6 rangiye no twari dufiteyo, ubwo twagezeho mu kwa gatandatu 95, twavuyeyo mu mpera mu kwa 12 cyangwa ntangiro zo kwa mbere. Nageze mu Gunga nsanga structure organisation yararangiye ko gutera inyenzi twazikura ku butegetsi. Ahubwo navuze nje wasigaye kuko yo ntaraga n'umusirikari namaza ngo idecline, iyo yambwiraga mu kudecline umusirikari decline ukava izina ryawe, platoon irimo, compagnie irimo ni bateau yawe n'abayobozi bavuga. Navuze ntibirakomeye, twagiye noneho nasubiye muri unit ya crap. Iyo ufite inzego ziperereza zikora neza, zetubakazi kagakora neza, inyenzi zaradutanze ziradutera. Ubwo zatangire Kibumba na za Gatariyo hijya, zaze kujya hari mu Gunga, ariko mbere uko imisibiri zahagera abasirikare bafaze ntacyo bari bamaze, baratubeshaga. Twagiye gufata intwaro, baze muze mifatira intwaro, tuzikora mu kigo cya Gatindo, tubahari ya inyenzi zirahagera. Uko inyenzi uko nabonye zakoraga zashaka gucura abaturage, kuko n'ubundi bakupaga ravita axe mwabo makunyuramo mukomeza mugenda muri zere rwagati, ahubwo zigafungura garuka mu Rwanda. Kandi niko byagenze koko. Abaturage twabeshaga ko tuzabacura bemye, inyenzi zo zabacuye bemye, ndetse n'abexfari batashe bemye ico gihe batahanye n'abaturage. Twarakomeje tugera Masisi, nagiye kuba ku mwami witwa Bigembe, ndi kumwe na Major Bahembera. Ubwo n'abayobozi bacu bakuru bari agace kitwa za Butare, harimo Colonel Warakabije na Colonel Nkundiye, baje kutumizaho mu nama, turongera turiorganiza batuna za position, batugomba gusubira mu Rwanda. Noneho usanzwe uri mu crap wowe, nibyo bampa position ya Mweso na ahantu hari hafi ya paroisse ya Gaturika, ariko na Gicanga byegeranye. Mu kwezi kwa kane inyenzi zarahansanze, nabwo zirankubita, ariko ndavuga ntacyo ndi gukora hangaho, ubundi ko n'umukrap nkaba n'umukomando dami, reka nze Rwanda mu Rwanda n'ubundi niyo mission yanjye. Nahisenza ubwo murayibona kuva hari yakuza ukagira ngo ugere mu Rwanda, byari kumena we na resistance nyinshi cyane, ariko nzirengaho ngera mu kirunga cya Mikeno, ngera muri Karisimbi. Muri Karisimbi niho naje kumaza kumenya amakuru. Ubwo manuka ikirunga cya Karisimbi kuri tariki 14 z'ukwa gatanu, ngera hari ya mu Byangabo, mpura na passage oblige nagomba kunyura muhanda kugira ngo traverse ngwambuke, turawuzamuka umusozi wa Mugogo, hari antenne. Ubwo niho twaraye mu gitondo, inyenzi zimenya ko tuhari, zaraje kutwataka, turahagwana nk'iminota 10-15, turenga dukora tuje mu gihugu imbere. Twarakomeje hari kumanywa,
ngeraho navukaga muri segiteri ya Muhungu na Rurembo, nza kumenya ko n'ababyeyi banje batahutse kandi ubwo banyuze za Masisi bambanuka bahinguka za Bukavu cyangwa ubwo bagaruka muri Karagwa. Nagiye kubareba nko masatu y'ijoro mu kugerayo, icyo mama na papa bambwiye n'abashiki banje barambwiye ngo afandi Kadafi ahora dusaba kandi tubira ngo nitukubona tuzakubwire uripotinge uzufatanye n'abandi kubaka igihugu. Nje nababwiye bimuvuga ntibishoboka, nje ndi umukomando dami nkaba n'umukrapo, njewe ubu ngubu ngiye i Kigali intambara no ngomba kwirwanira. Nimwumva amaradiyo avuga ko i Kigali amasasa hari, muzamenye ko ari nje hageze kandi ubwo umujyi tugiye kuwufata. Ubwo nakomeje nambuka komine Giciye, tugera mu gace ka Murambo bwashobora kwambuka ikiraro cya Burugi cyangwa se tukanyura ku masangano y'Abarongo dukoresheje ubwato. Aho narahakubitwe cyane, narakubiswe penye zarankubise mbese bikomeye, twindukira ku byo mama na papa bambwiye. Twagarutse inyuma karo kuri tactique gato ya kilometero 5, buri musirikari uko ndabagane baramaze gushira nsigaranye iki cyane, abakomando barasigemo bari bane gusa. Mubwira nti hari genocide wakoze, wende bangombwa ubonye ko kugendera mu ngeze nkotanyi wagenda ukiripotinga. Maze kubabwira ndabwira tugiye mu ishamba, tugiye mu gishwati, no tugiye kongera gukora rero hamwe n'abandi. Nange natashe tariki 19 z'ukwa gatanu ni reportinga hari komine Giciye. Cyagera haje Colonel Kadafi, hagera n'uwari kapiteni Karimba. Twaraganiriye cyane amasaha isaha n'igice birarenga, bambaza ofisiye uri reporting urizanye cyangwa twari tukuze kuri ntasi ndabasobanura mbese. Baragenda hakaza abandi bambaza, bamwe nkora interrogatoire nsinya. Bigera saa 10 batujya mu modoka tugende. Abaturage bari bahari benshi baravuga bati ko mwavuze ko nituza n'umuntu wacu uri mu bacengeze muza azahita tahi wabo ku cyo mu mujyanye. Ubwo nagenza ku Mukamira, twinjiye mu kigo cya Mukamira, kunda ari ikigo narinzi, turamanuka tuwa muhanda mbona tugiye muri quartier y'abo ofisiye y'abagamo. Nagenza mu nzu nza cyane, baransasira umushereje ambajoro, yabagamo n'abo ofisiye kundi bari bahari. Muri cyumweru nahamaze aba ofisiye bazaga aho ngaho bose baje kundi twicara tuganira ibintu byiza cyane. Mbese ndavuga nti ndaza kubigeraho nyuma, ndavuga ntibishoboka. Ubwo naramanutse nsubira Giciye, niho nakoreye imirwano cyo guhiga abacengezi, ibatayo ya 99 ya Colonel Kadafi. Twarabanye twajanye mu bikorwa byo kurwanya umwanzi abacengezi. Ubwo ndo mvuga ko namaze kwinkotanyi, ntabwo nari nkiri ubwo nagwaranye ni batayo ya 9 ya Colonel retired John Tubesigwa ahari. Nagwaranye ni batayo ya gendarmerie, nite ya gendarmerie y'Abagakabaya yobwaga na Liyotona Twahigwa. Haje batayo ya 59 yari yobowe na Liyotona General retired Mushokamanzi. Namaranye nayo nk'umwaka urenga. Ne wanyigishije RPF icyari cyo n'amahame yayo, inyigisha na RPA icyari cyo n'amahame yayo. Ndabashimiye nyakwa President Republika kuko ibyo mwatoje ingabo zanyu na zaramutse zarabidutoza. Tariki 8 z'ukwa mbere 98 hasohotse message ivuga ko nahawe inshingano muri RPA. Ubwo nari kumwe n'uri Siriyotona Umwe n'abandi basirikari 14. Ngiye bambwira ko nagiye muri gendarmerie, ubwo nabaye nayobe za brigade zo muri groupe ya Gisenyi. Mu kwa 11 nagiye kwiga muri Ejena, École de la Gendarmerie Nationale, ubugenza cyaha. Twarangije mu kwa 5, ariko nangije mu kwa 5 nabonye ipeti rya Liyotona. Ubwo polisi nibwo ari kijaho, nahise ntangira na polisi kuva 2 kugera 2008 nabaye muri commande mba no muri administration. 2008 nasubiye muri university mu shuri kuri rya polisi Musanze, aho namaze imyaka 4 makura impamyabusho bumenyi cyiciro cya 2 cya kaminuza muri professional police studies. Nangije muri 2011 mu mpera zabo nahise nza gukora muri headquarter ya polisi Kigali, ntabwa imirimo inyuranye ariko nakoraga no muri Joke Joint Operations Center. Kagira n'umunsi wo gukoramo nshinzwe gukurikirana umutekano w'igihugu wose
ndetse no guhuza inzego zose z'umutekano. Ubu ndi umwe mu bagize inama nkuru ya polisi, Senior Management Council, ari ifata ibyemezo muri polisi, nkaba n'umuyobozi wungirije mu shami rishinzwe ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye kugarura amahoro, nshinzwe ibikoresho, ubundi muri navuga ngo ni COE, Contingent Wound Equipment. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngitangira navuze ko mfite abana babiri. Umuhungu wanjye ni twaniwe nizeye Mugisha Brain, ubu ni studio tuna muri RDF. Amahugurwa mugira ofisiye yakoreye mu shuri y'ubwami bw'Ubwongereza, Royal Military Academy Sandhurst. Iryo shuri ryitwa Royal Military Academy Sandhurst. Ubwo nabwira aho yasanze yiga hamwe n'umuhungu n'umwana wa Perezida wa Repubulika. Naibwiye madamu umwana wacu yabonye amahirwe yo kuja kwiga mu shuri y'ubwami bw'Ubwongereza, aho umuhungu wa Perezida yize, aravuga ati amahirwe se yatugeraho, atazaba ari inzozi nziza. Ubu studio niwe nizeye Mugisha Brain, ahandi mahirwe yasubiye gukarisha ubumenyi muri African Leadership University, ayifashijwemo na RDF. Umukobwa wanjye Mugisha Jardin Nasira, anari mfura yacu, ubu yarangije icyiciro cya mbere n'icya kabiri cya kaminuza mu Butaliyani, yiga ibijanye na farumasi, ubu arakora icyiciro cya gatatu cya kaminuza. Ubwo niwe nizeye Mugisha Brain yarangizaga amasomo ya gisirikare mu Bwongereza, nanjye nagiyeyo noherejwe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ibirori byari biyobowe n'igikomangomakazi yitwa Sofia. Ibigarasha byafashe ayo mafoto yacu biyakwirakwiza yambirwa nkoranyambaga, bivuga ngo umuntu wa Rex Farr mu crap, ubu National Commission of Police muri RNP, none umuhungu we nawe ni studio tira muri RDF. Reka mbivuge kuko no mu mwanya dushobora gusohoka ngaha byamaze kwandika, ariko ndagira ngo babwire ko ngira ibyo bigarasha ku Rwanda rwarahindutse cyane. Ndashimye ubuyobozi bwacu bwashize imbere ubumwe bw'Abanyarwanda ndetse no guha akazi ugashoboye, kuko mbere ku Kwahabyarimana cyari kimenyane, ikene wabo nironda akarere. Ndashimira ubuyobozi bw'u Rwanda kuko ubwo nishikirizaga abahoze ari ingabo zarapiye, uburyo zanyakiriyemo byanyeretse ko ntacyo nzaba. Ndayisubiramo estimate wenda muyumve. Ndashimira ubuyobozi bw'u Rwanda kuko igihe nishikirizaga ingabo zahoze ari zarapiye, uburyo zanyakiriyemo byampaye icyizere ko ntacyo nzaba. Ndabashimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika and Commander in Chief, kuva 2008 ndi studio tona, uyu munsi nkaba National Commission of Police, icyizere mukomeje kungirira. Thank you, Your Excellency.